bitewe rukumva bitewe n'imbaraga z'Imana yego bitewe n'ubuhanuzi Imana yamaye yego umuntu ubwa mbere hano rero umugore yari umugore umuhanurira ngo iki kandi birasora hanyuma si icyo gihe wabwiwe n'iki ko ari Imana ibikubwiye nabwiwe n'iki ko ari Imana ibimbwiye se byonyine iyo uri guhanura wiyumvamo ko ari Imana siko se yego habaho n'imyuka ya Satani nayo ibaho nayo kandi yakubwira nayo ugahanura ariko iyo ari Imana uhita ubimenya ubibwirwa n'iki rero ubibwirwa n'iki nese kuvuze ngo ni kera wari wakamenye gusoma cyane nanjye rero kuntu natangiye nari mfite imbaraga nanjye nta nubwo nari mbizi natangiye mfite imbaraga zirenze uko nabikekaga ubu urahanuye cyane da birasohora neza ubu uwo muntu arabizi ko uri umuhanuzi ninde se utabizi ko manura agenda bihamiriza neza n'Imana nayo irabizi ko yanuranyije mu bayo ndi umuhanuzi ariko ngo hari abantu benshi bavuga ngo wenda babonye uri gusenga wafashijwe ngo akakana ngo kabikura ngo mu muryango w'iwabo oya ahubwo hari ukuntu umwana Imana imutoranya mu bandi atari uko iwabo bakora iki basenga cyangwa atari uko mu muryango wabo harimo umuntu usenga by'ukuri impamvu abantu benshi ngenda bizi neza ko banyemera kuko n'umuhanuzi wa Satani nawe akundwa n'abantu benshi cyane cyane uw'Imana agakora iki akangwa ariko wa Satani agakora iki agakundwa nyine jewe nanzwe n'abantu ariko Imana irankunda benshi baravuga ngo naracishije ngo najyanye ngo nagarase ngo gucisha njye ntabwo ngiye kuba nka wa mwana wavuze ngo ninkura nzabimbwa ngo kuko ngo vuga yimbwa impanuka ihiye ahubwo ngiye kuvuga utya ninkura nzaba umuganga yarakibirinduye akicara hejuru Yesu wacu ni muzima mwese nimuhumure yarakibirinduye akicara hejuru Yesu wacu ni muzima mwese nubwo imiryango yagutereranye nubwo iki cyose cyakwanze kikagutererana nubwo abarozi bashaka kukuroga nubwo ari benshi ariko bashaka batagushaka ibyiza nubwo ari benshi bashaka kuseba ariko uyu munsi Imana irazana ikintu gishya nimufashe dushimire babahanga Relax Life Center muri uru rugo n'uwazahaye havari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center telefone ni 0788302368 iyi nimero iri no kuri WhatsApp ntangiye ngusuhuza kandi nkwifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data twese wowe mukunzi wacu ubana natwe wo kurikira ibiganiro byacu ndetse n'inkuru zacu 5 umunsi ku wundi amahoro y'Imana reka mbone no kukubwira ngo nabane nawe nk'ibisanzwe nge wumva nitwa Ngoboka Miriam Theo nguhaye ikaze muri iki kiganiro hostings ntago ndi ngenyine ndi kumwe n'umwana mutoya hano imbere ariko mbere yuko mvuga ngo n'umwana muto ushobora kumubona mu gihagararo ukagira ngo n'umwana mutoya ariko kandi nanone ni umugabo wo guhamya ibya Kristo nawe tekereza umuntu nafashe umwanya wanjye nkajya kumushaka nkamuzana nkamutunga kamera kugira ngo tuganirize ni ikimenyetso kigaragaza yuko hari ibyo afite kandi byafasha umutima wawe wowe udukurikiye reka n'ubundi wenda ntatinze reka muhe umwanya adusuhuze atwibwire hanyuma tuze kwinjirana muri iki kiganiro Yesu ashimwe Yesu nahimbaza umeze neza cyane ndashima Imana urashima Imana amakuru ni meza
uraza kwihangana wongere ku ijwi uvuge nk'uko ngewe ndi kuvuga ngira ngo urumva ko ndi kuvuga neza cyane. Kuba kubonye ari bwo bwa mbere, kuko ntabwo ari bwo bwa mbere kandagiye kuri social media, ahubwo abakubonye ari bwo bwa mbere, witwa nde? Amazina yanjye nitwa, yego, ntabwo banyita ahubwo nitwa, witwa nitwa Irambona Kenneth Kinywanya na Yarakibirinduye. Yarakibirinduye? Yarakibirinduye. None se Yarakibirinduye ni izina ryawe? Ni chorus baboneraho no kunyita iryo zina noneho. Niwe waririmbye ya chorus ivuga ngo Yarakibirinduye? Akicara hejuru. Wacu ni muzima, mwese ni muhumure. Haleluya rero. Amen. Rero ntarajya na kure. Hidukubitira. Ikubite hose. Yarakibirinduye akicara hejuru, Yesu wacu ni muzima, mwese ni muhumure. Yarakibirinduye akicara hejuru, Yesu wacu ni muzima, mwese ni muhumure. Abantu rero bamwe baravuga ngo ni igiki yabirinduye? Ni igitare. Ni igitare yabirinduye akicara hejuru. Ari ijambo ry'Imana tuyisanga muri Matayo. Ijambo ry'Imana ryo muri Matayo bivuga ati Mariya Magadalena na Mariya wundi. Yego. Ngo umuseke wenda gutambika, ngo bagiye kureba Yesu aho ndavuga ati ndabivuga gutya. Aho yari yapfiriye. Aho bari bamushyinguye. Aho bari bamushyinguye. Yego. Noneho bagiye kumurebayo basanga nawe uriyo, ahubwo igitare yakibirinduye, marayika cyicaye hejuru. Amvuge neza cyane ngo amen. Amen. Ntangiye gufashwa rero. Noneho havuye chorus ivuga ngo Yarakibirinduye. Akicara hejuru. Yesu wacu ni muzima. Ubwo bibazaga icyo yabirinduye. Ni igitare. Ni igitare. Cyari kiri ku munwa wo ku gituro cyiwe. Imana ishimwe. Ishimwe cyane. Ubwo bahite babyumviraho, ariko uzi ko mugani uririmbye nkahita numva ijwi ni iryawe we. None se waruzi ko ari iry'undi? Oya, urumva hari abandi bantu benshi bagiye bayigana bakabisubiramo. Nanjye narabibonaga bakazana abantu bafite ibisuko b'abahungu ati ngo nibo Yarakibirinduye, ariko hari n'abatipe nigeze kubona kuri TikTok bari bambaye imyenda yacitse, abandi bambaye amasorori ku kibuno. Buriya iyo wababonaga bari kuririmba nk'iyo ndirimbo, nk'iyo chorus, ukibuka yuko weho icyo igitare yabirinduye uzi icyo ari cyo, noneho ubu kumva banakwiyitiriye ngo niwe Yarakibirinduye, kandi ari weho waririmbye Yarakibirinduye. Tuvugisha ukuri, wabitekereza gute Kinywa? Reka tubivuge gutya. None se sara abantu biyitira abandi, bo bakavuga wenda reka nanga urugero kuri Chris Easy, ni umuhanzi ukomeye. Yego. Bo nabo wenda se sara umwana ukura avuga ati ngo ngiye nitwa Chris Easy. Nabo ngabo rero buriya ndi nka role model wabo. Amfatiraho icyitegererezo. Yewe rero iyo nemeye mpita umuntu umukomera amashyi. Aya mashyi rwose ni ayawe kuko aho ngaho uranyemeje. Buriya se uko wowe utahise ugaruka muri social media cyane, ntabwo wari ufite ubwoba bw'uko bazagutwarira izina? Hoya, nta bwoba nari mfite. Uko iyo ikintu ari icyawe aba ari icyawe, nawe cyajya kandi ari icyawe. Rero I come back. Okay, none se nanone mpite ngaruka, iriya ndirimbo kuki utayisohoye ngo ijyane muri studio tute tunayiririmba inakwandikweho? Kibazo ubushobozi bwabaye buke. Ubushobozi bwabaye buke? Kinywa ibihumbi wenda nk'ijana bya audio barabitora se. N'ibihumbi nka magana ngahe, nka 300 cyangwa 400, kuko iriya 500 uyishyizeho nka 500 yabiryoshye. Abarikunda bakanda akanyenyeri n'abashaka ko nyisora, ariko Imana izabimfashamo, ngenda bizi neza ko nzayisora. Yego.
twahise twatakira kuri yarakibirinduye niyo ndirimbo twazamukiyeho. Ubundi mu buzima busanzwe uriga ntiwiga? Ngiye ndiga. Wiga mu kangahe? Niga mu 6. Ni ukuvuga ngo uyu mwaka warakoze. Ese ufite icyizere cy'uko uzabyotora cyangwa bizakotora? Ari ubura icyizere se? Nta muntu ujya ubura icyizere. Nyine wowe dushingire kuko wiyizi. Mu myaka yatambutse amanota wagiraga n'ukuntu wabyumvaga urimo kubikora, wumva uzabyotora cyangwa bizakotora? Nzabyotora. Uzabyotora? Reka mubwire, nubyotora hari ikintu nkwemereye. Imana ishimwe. Kutambajije icyo ari cyo se? Ni iki se? Umbanje kugurukira mu kirere ni iki? Ni iki? Ngewe nubyotora uri kumva nkwemerera urukweto rwiza uzajyana ku ishuri. Imana ishimwe nyayishyubaye. Ubwo urwo ngurwo mbese ubaye urugabanya? Narugabanya. Kandi ndabizi neza yuko nucyotora hari abandi bantu hano bazagukandira akanyenyeri, harimo uzahita avuga ati nanjye mukandira akanyenyeri k'amakaye. Nanjye ndabizi neza ko nzacyotora. Ngongera wiyegereze mikoro neza. Hari undi uzahita avuga ati nanjye nacyotora. Nanjye mwemereye iki? None se ndizera ko kuririmba iyi ndirimbo ngo yarakibirinduye ikicara hejuru byahise biguhindura umusitari. Singo? Yego. Ku ishuri ntibavuga ati dore yarakibirinduye? Cyane barabivugaga. Naho utambutse hose ati yarakibirinduye? Ahubwo nahitaga mburaho ngwira umushwaro ngo niruke. Avuga ati dore yarakibirinduye. Ariko ntihari nk'abantu baguserezaga ngo yarakibirinduye bavunjemo ibindi bintu? Byabura se? Nta musitari badasebye. Wewe nk'uwagushebeje yabigenjeje ate? Ni ibishegu gusa. Ngo ni ibishegu nyine nuko. Hanyuma se gufatanya kwiga no kuba umusitari, kandi wabaye umusitari ukiri muto kinywa ku myaka yawe, harya buriya iriya ndirimbo uyiririmba wari ufite nk'imyaka ingahe? Mfite nk'icumi mbanza. Ubu ngubu ugeze ingahe? Ubu ngubu ugeze ingahe? Mbanza ngize nka 12 aho hafi. Se nta nubwo nanabyibuka. Ntabwo nanabyibuka none. Narashaje. Abantu bankubitire muri comment tuyimoje two kuguseka kuko udafite utazi imyaka ufite. Ntabwo mbyibuka pe. Numvishe mama wavuga ngo ufite 12. Mama yubahwe. Yubahwe. Hanyuma urumva wahuza gute amasomo no kuba umusitari wahitinze ngo yarakibirinduye? Nabihuza gute? Urumva kwiga urukumva kuko uri mu ishuri bamwe kuvuga ati yarakibirinduye, noneho hagira n'ikibazo kikunanira ati yarakibirinduye cyane bagahita banaguserereza nyine. Ibyo birageraho ukabimenyera. Ishuri rikabimenyera kuri kinywanye n'uri icyamamare. Rikabimenyera nose ari umwana ikintu kitajya kinanira. Kandi urabizi iyi si cyuzemo no gusekana gusa no guseba. Subiramo ako kana. Isi cyuzuyemo no gusekana no guseba gusa. Uko kuyibamo no gushira ubwoba byose ugatuza ugagarara weme, hasigaye ukareba igisubizo cy'Imana gusa. Nta bantu bataraseba? Ese ninde utaraseba? Nawe nta muntu utaraseba pe. Reka none se nk'abana muvi ndimwe harimo bose barasebye? Nta muntu utaraseba, ngiye byumva utyo ndabizi neza. N'uwo ntazi ko yasebye burya hari aho yasebeye cyane da. Reka hanyuma nkumenya bwa mbere, nkubona bwa mbere nakubonye kuri yarakibirinduye, nkubona uri mu rusengero, icyo gihe wari uri kuririmba uranahanura. Nibyo. Ese nibaza kinywanye yatangiye guhanura ryari?
guhanura se Eh. ayayayayaya se ndabikubwira uti Ugereranyije atangiye guhanura ufite nk'imyaka ingahe? guhanura se Mm. guhanura se nabitangiye mfite imyaka ingahe? Ni kera. Ni kera? Noneho nyibutsa umunsi uhanura bwa mbere wahanuriye umuntu umeze gute? Nase kuvuga abantu bahanura bari byo. Oya ntabwo ndakubaza izina, ahubwo urambwira uti wenda yari umugabo uri kumva wenda ndamuhanurira ngo Imana iguhaye inzu kandi birasohora. Bitewe rukumva bitewe n'imbaraga z'Imana, Yego. bitewe n'ubuhanuzi Imana yamaye. Yego. Umuntu ubwa mbere hano rero umugore Yari umugore. Umuhanurira ngo iki? kandi birasohora. Kubivuga si ngombwa, ntabwo nabivugira kuri kamera, siko se? Kuko ari igihe byaba ari n'ibanga yambikije. Narabihanuriye birasohora. Ariko nsinzi cy'umutwe kinywa aho ngaho nsinzi cy'umutwe. Uzi ko nari nzi yuko ugiye guhita umena ibanga ry'uwo wahanuriye. Oya ntibibaho. Wari kuba utayikuzwa n'abandi bantu bari kuzajya bavuga ati uriya ninjarwa nta ngo ni umujyamurwa. ibyo hano yarabivuga, ariko ubu hari abantu bahise bavuga ati uzi ko uriya mwana hari abantu bakuru arusha ubwenge eguka, hari abantu bakuru arusha ubwenge, uzi ko azi kubika ibanga ibintu ahanuye Imana imuhaye, uzi ko adahita bitangaza we. Aho ngaho uhise ukora akantu ka sawa. Nibyo. Hanyuma si icyo gihe wabwiwe n'iki ko ari Imana ibikubwiye? Nabwiwe n'iki ko ari Imana ibimbwiye se? Byonyine iyo uri guhanura wiyumvamo ko ari Imana, siko se? Habaho n'imyuka ya Satani nayo ibaho, nayo kandi yakubwira nayo ugahanura. Ariko iyo ari Imana uhita ubimenya. Ubibwirwa n'iki rero? Ubibwirwa n'iki? Biterwa n'uko Imana ikubwiye. None si icyo gihe umuhanurira wumvishe ijwi, warasomye, wabibonye ute ubundi byaje gute? Byaje ute se nyine? Marishimwe uri kumbaza gutyo. Nibyo ndabikubwira. Yego bimbwira. Byaje ari nka taburo. Byaje kuri taburo ukajya usoma? Byaje ari taburo. Nese kuvuze ngo ni kera wari wakamenye gusoma? Cyane. Nanjye rero kuntu natangiye nari mfite imbaraga, nanjye nta nubwo nari mbizi. Natangiye mfite imbaraga zirenze uko nabikekaga. Ubu urahanuye cyane da. Birasohora. Birasohora. Neza ubu uwo muntu arabizi ko uri umuhanuzi? Ninde se utabizi ko manura agenda bihamiriza neza n'Imana nayo irabizi. Nayo irabizi ko yanoranyije mu bayo ndi umuhanuzi. Ubu uri umuhanuzi cyane da. Wabaye nka rero. None se mu muryango w'iwanyu hariyo abandi bantu b'abahanuzi ku buryo baba ari bureberaho? Kwiseseka. Nuko nyine ubarije nawe. Nka mama wawe cyangwa papa we ntabwo ari abahanuzi? Newe we nta muhanuzi urimo. Reka ngenda bizi neza. Ariko ngo hari abantu benshi bavuga ngo wenda babonye uri gusenga wafashijwe ngo akakana ngo kabikura ngo mu muryango w'iwabo. Oya, ahubwo hari ukuntu umwana Imana imutoranya mu bandi, atari uko iwabo bakora iki basenga, cyangwa atari uko mu muryango wabo harimo umuntu usenga by'ukuri, siko se? Nabo basenga bihishahisha. Nuko nabyumvishe se. None se ubiwanyu nta munyamasengesho uriyo ngo basi wenda bari wajyaga ku rusengero ukurikiye? Ariyo. Ni uhe? Ni nka mama. Mama ni umunyamasengesho? Yaridirije. None yarabiretse? Yaridirije akora se, yarabiretse. Insengero nyine barazifunze. Niyo mpamvu atakidirije. Ntago akidirije ariko arasenga. Arasenga? Ubusa asengera hehe? Asengera he? Kandi insengero barazifunze. Asengera ku mazumu, ngo numva ngo babyita ngo amazumu. Insengero yarwimuriye kuri Zoom. Ngo ni kuri Zoom.
ndumva bikaze. Hanyuma rero umuntu wa mbere buramuhanuriye biba birasohoye, n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane gutyo. ubu baye umusitari mu kuririmba, ubaye umusitari no mu guhanura. Hanyuma se iyindi mpano ufite ni iyihe? Impano mfite niyo kubwiriza ijambo ry'Imana. Oya, impano se mu bijyanye n'iki? ubu ufite n'impano yo kubwiriza. Ubu uri n'umuvugabutumwa Cyane ndi umuvugabutumwa, ahubwo wemewe n'Imana n'abantu benshi. Se nkubeshye wongeyeho n'akandi kanati n'abantu benshi. Bwirwa n'iki se ko abantu benshi bakwemera? uzi si impamvu? Fata mikoro neza. Impamvu abantu benshi ngenda bizi neza ko banyemera, kuko n'umuhanuzi wa Satani nawe akundwa n'abantu benshi, cyane cyane uw'Imana agakora iki akangwa, ariko wa Satani agakora iki agakundwa. Nyine jewe nanzwe n'abantu, ariko Imana irankunda. Benshi baravuga ngo naracishije, ngo najyanye ngo nagaraze ngo gucisha. Amaye nawe batangiye kuvuga yuko se wacishije. Nyine nicyo umuntu w'Imana arangwa, siko se? Umuntu w'Imana arangwa, ariko uwa Satani agakora iki agakundwa. Ubu ni ukuvuga ngo nawe watangiye guhinduka umuhanuzi ujya gucisha. Ngese ntabwo nigeze nanacisha, ntabwo nzi ibyo ari byo. Nyine ubwo batangiye kubigucira. Babivuga. Wasanga uhanura ibintu byinshi bigasora, akaba ariyo mpamvu batangiye kuvuga ko ufite imbaraga mvakuzimu. Nuko nyine barabivuga. Waba we. Hanyuma se uheruka gukora amasengesho ryari Kinywa? Mperuka kuyakora ndi kwiga. Uri ku ishuri? Wari uri gusenga ngo Imana izaguhe gutsinda? Agarubyo nayo ndi gusenya. Icyo gihe cyo nayafashe tutari twagera nyine mu bintu by'ibya leta, tutari twabigeramo. Ahubwo nayafashe ndi gusengera imbaraga zanjye. Siko se kuko hari amaherekwa n'iki ntago mbivuga, Imana yari yamaye. Siko se mitafata ayo masengesho yo kuyasengera ku mbaraga zanjye. Noneho hanyuma y'ibyo nayafashe iminsi myinshi. Afashe nk'iminsi ngahe? Nafashe n'ay'itatu nayo narayafashe. Utarya se? Ariko araba naryaga nijoro. Waryaga nijoro? Ariko ari abantu bavuga ngo amasengesho ngo yo gufata ngo urye, ngo ntago aba ari amasengesho, ngo unamira amacandwe, ntago aba ari amasengesho. Nakozeho iminsi 2, urumva uwa gatatu biranga, aba ari bwo mpitamo kujya ndya nijoro. Uwo munsi wa gatatu aba ari we ndya nijoro, ndakomerezaho ndya nijoro gusa ku ishuri narya. None se Kinywa, uko kuyifasha ukiyicisha inzara wumva utari kwihemukira? Ahubwo mba ndi kwitegurira imbere hanjye heza. Gute se? Cyane da. None se amasengesho nadufasha? Adufasha iki se? Tubaye ku mugambi w'abantu se cyangwa tubaye ku mugambi w'Imana? Ese abatasenze ntibabaho? Abatasenze ntibabaho, n'indaya nazo zibahereka. Ariko ngo ni Imana ibiki bafitiye ikimbabaza. Biki bategereje? Naho nje namenye Imana, none se njye mu buraya mu busambanyi muki, kandi naramenye Imana, wareba kuntu mba. Ngo burya ngo kagasuruka undebana ngo ngakesha nde Uwiteka. Ako ngo ubu mbivuyemo kandi naramenye Imana icyari. Bari abakiri mu busambanyi ntibaramenye Imana. Niyo mpamvu ikibakunze. Niyo mpamvu ikibafasha. Ariko ngiye nushije gato ngo ndaguye se ninde wagegura? Nawe nukure cyangwa seba nuko nyine. Reka nka rero ubu waramaramaje? Naramaramaje. None se nk'iyo ubonye abandi bana batukana, bakora urugomo, biba, n'abambara pocket bashyiraho. N'abambara pocket wowe ntabwo wayambara? Ndababwira ngo boxer zisa nabi mu kibuga. Niko bitababwira kuri kwe, ako ari igikuru cyagucinya ukibwira uri kwirukana. Iyo babonye bambaye pocket tubabwira ngo boxer zisa nabi mu kibuno, ukabura basebeje cyane da. Kandi bivugira no mu bantu bivuga cyane, kugira atazongera kuyamba akavatira ngo gifura boxer.
mbese muri make uba umwihanangirije cyane da. ampaye nka rero ko numva utoroshye ntabwo woroshye waramaramaje hanyuma se noneho nk'abo bandi wenda bo nk'abatukana ubabwira ngo iki? Abo se batukana njyewe ntabwo njya nkorana n'umuntu utukana buriya nikomeza nanjye wenda udututsi ntitwabura ariko pana birabyanyandagaza twa tundi ngo ikigoryi iki guhambwa we ntabwo utwo twabura. Uratugira nose arudatukana se tuvuge ko udatukana none se Kinywa nk'abo bana bo batukana nk'iyo ubabonye ubigenza gute cyangwa utukana nawe wivangamo ukabatuka? oya twafashwe n'Imana. Imana yarakuziritse kigufi? Twaziritswe n'Imana. Imana yarakuziritse kigufi? ni ukubicara ukababwira ati mwicare mwige mwige mureke gutukana, ntabwo ari ibyo byabazanye, nta nubwo ari ibyo mwaje ku isi muje gukora, ahubwo mwaje nyine iki kwitonda mukamera neza nk'abana b'Imana. Ugahita ubigisha? Nuko nkabigisha neza. Warinze ko basomera ijambo ry'Imana? Ijambo ry'Imana ryo ndari basomera da, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atakora iki atarimbuka. Nibyo mpita mbabwira, ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Cyane da. Imana iguha umugisha. None se wumva nukura uzaba iki umaje kureshya nanjye? Njye ntabwo ngiye kuba nka wa mwana wavuze ngo ninkura nzaba imbwa ngo kuko ngo vuga y'imbwa impanuka ihiye ahubwo ngiye kuvuga utya ninkura nzaba umuganga. Nuko uzaba umuganga? Uzaba nk'umuganga wavura iki? Kuko hari abaganga usanga wenda yaresemo kuvura igice cy'umutwe. Nzaba dogita. Ukaze cyane cyane we, amahanga hose ngenda kuvurayo ngewe nuko Imana izabimfashemo gusa. Hanyuma se kuba pasiteri byo uzahita ubishyirahe cyangwa ntabwo waba pasiteri wowe? Oya nase reka mbwire, wese suri porofete jewe wese reka tuvuge gutya kuri porofete si ufite akandi kazi ukora se? Ko si ugafatanya no gusenga se? Nanjye nuko rero ku cyumweru ni ugusenga no kuwa gatandatu ni ugusenga. Ahasigaye indi minsi yose nkakora nica umwaka noneho. Ese Kinywa ubu kubitanye n'umuntu bakuzaniye nk'umuntu ngo umusengere ugasanga afite nk'ibidayimoni? Yaba afite abarangi sindamutinya. Oya seriye mwese ko twaha imbaraga n'Imana niyo nabasengera bakanjyamo. Mwese we ntiwabankuramo bagiyemo. noneho nanjye nyizereramo nk'umukozi w'Imana. None se ese ari umukozi w'Imana usibye babandi nyine bapingana abo ngabo ntabwo mpfa gupinga. Nawe ujya ubabona bapingana? Cyane da. Kandi ari abakozi b'Imana bishyira no hejuru. Ese ntabwo ujya wishyira hejuru? Ntabwo njya nishyira hejuru. None se Kinywa ni nk'irihe jambo ry'Imana muri no minsi noneho riri kugufasha? Riri kumfasha se? Kandi urahita uritubwiriza. Wareka se tukabanza tugasenga noneho nkajya nari kubwira neza. Kuri kugenda unsinda ikimitwe umaje kunsinda byinshi by'imitwe Kinywa. Umaje kunsinda byinshi by'imitwe. Ngaho dusengera hanyuma uhita utubwiriza. Tugiye gusenga Imana. Yego. Mana nziza, Imana ikomeye, Imana ifite imbaraga, Imana ishoboye byose, uri Uwiteka niryo zina ryawe, uri Imana ishobora byose, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana iri hejuru ya byose, uri Mesiya muzima cyane ngo ikorasi yarambwiye ngo iyo urambuye ukuboko ngo imiyaga n'imiraba birahunga. Rero niyo mpamvu usenze cyane ngo urambure ukuboko kwawe ngo imiyaga n'imiraba bihunge hano hantu, imbaraga z'abazimu zihunge, imbaraga z'abapfumu zihunge. Niyo mpamvu usenze cyane Uwiteka Imana ishobora byose ngo uzukore. Ngiye kuvuga ijambo ryawe nuzumagararo nuzundengere nereke mu bise by'amaraso yawe kuko ushobora byose
kuko ijambo ryawe rimbwira ngo abiringiye Uwiteka ngo abo ngabo bameze nk'umusozi wa Siyoni utashaka kunyeganyezwa ngo ahubwo uhorahamye iteka ryose, kuko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agosa abantu be. Rero nanjye Uwiteka ndakwiringiye, ntungote ubane nanjye kuko ushobora byose. Urakoze ko mva gusenga, ntushyirwe hejuru kuko uri Uwiteka. Data twese uri mu ijuru, rero ubwami bwawe buze, icyo ushaka kibe hano, ubwami bwawe buze kuri hano turi, ubwami bwawe bunzeho, ubwami bwawe buze ku basanzwe, ubwami bwawe buze. Data iri jambo ngiye kubwiriza rize rigere mu mitima y'abantu, rigire icyo rikora. Data iri jambo ryawe rigira icyo rivuga ku bantu kuko ushobora byose kandi uri Imana ivuga bikategeka bigakomera. Urakoze ko mva gusenga ari mu izina rya nsenze nizeye, amen. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Siko se Yego. ndabanza cyaka kwa karasi ngo yarakibirinduye. Niko ngiye kubanza nkireho. Yego. Yarakibirinduye akicara hejuru, Yesu wacu ni muzima, mwese nimuhumure. Yarakibirinduye akicara hejuru, Yesu wacu ni muzima, mwese nimuhumure. Yarakibirinduye akicara hejuru, Yesu wacu ni muzima, mwese nimuhumure. Yarakibirinduye akicara hejuru, Yesu wacu ni muzima, mwese yarakibirinduye akicara hejuru, Yesu wacu ni muzima, mwese nimuhumure. Yarakibirinduye akicara hejuru, Yesu wacu ni muzima, mwese nimuhumure. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Mana ishimwe cyane. Naye mbanje gushyiramo iyo chorus kuko ngo yarakibirinduye, sikose niyo mpamvu nari nyishyizemo. Yego. Reka nkubwire iri jambo abantu benshi nkunda kuri babwira ryo kuri iyi chorus ngo yarakibirinduye. Nawe rero uyu munsi Uwiteka kibirindure mu izina rya Yesu. Uri kundira kuri kamera ndagutangariza ko Imana igiye kukibirindura ku buzima bwawe. Niyo mpamvu iyi chorus nyishyizeho, niko ngutangariza. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana riragera mu mutima wawe, rigira ibyo bihindura, riragera mu rugo rwawe, rigira ibyo bihindura, kuko ngo nahuye na Mesiya. Kandi ngo Mesiya ngo haleluya, ngo Mesiya n'umugabo w'intwari ngo cyane ngo yarambuye ukuboko kwe, ngo imiyaga n'imirayo ikora iki? Ngo kandi ngo nimundeke ndirimbe, ngo nahuye na Mesiya. Sigose kandi ngo uwahuye na Mesiya ngo ahinduka mushya, ibintu bye byose bihinduka bishya. Niryo jambo tujye no gusoma, mvuge neza cyane ngo abe. Haleluya. Ngo irindi jambo rambwa ngo sinyibita abagaragu, kuko ngo umugaragu ngo atazi icyo sebuja akora. Haleluya. Ndikumva biraza. Twagiye tujya gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana we. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana hansomere. Kandi tugiye gufashwa. Somera ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya. Tugiye gufashwa rwose. Tugiye kunsomera ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya. Ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya. Yesaya 43:19. Ibice 43 umurongo wa 19. Niho wonyine gusa turasoma. Twumve ku ijambo ry'Imana ritubwira. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi witwa Yesaya, igice cyawo cya 43. Yes. Umurongo waho wa 19. Wa 19, sorry. 43:19 aravuze ngo dore ngiye gukora ikintu gishya. Ngo dore ngo giye gukora ikintu gishya, komeza. Ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu mu butayu, ntembesha imigezi mu kidaturo. Imana ishimwe cyane. Amen. Iri jambo ry'Imana ryo muri Yesaya 43:19 atubwiye neza cyane ngo dore ngo ngiye gukora ikintu gishya. Wavugiye neza cyane ngo amen. Uyu munsi ari ikintu Imana igiye gukora gishya ku buzima bwawe. Ndabizi neza ari igihe wowe utabufashwa n'ubu buhanuzi, ariko uyu munsi wari kundeba kuri kamera isa ufashwe n'ubuhanuzi. Niko nkubwira, hari umuntu yavuze ngo today, nanjye rero nakubwira ngo today ufashwe n'ubu buhanuzi bw'Imana, kuko ngo ari ikintu Imana gishya izanye ku buzima bwawe. Ngo uyu munsi ari ibintu Imana iremye ku buzima bwawe bishya. Rero dore bya bindi byari bishaje Imana ibyegeje, ahubwo ngo ari ibintu bishya
Imana izanye ku buzima bwawe, hari ibintu bishya izanye mu rugo rwawe, hari ibintu bishya izanye mu kazi. Wavuge neza cyane ngo amen. Niba ubyumva vuge neza cyane ngo amen. Ngo noneho ngo izaharura iki inzira mu butayu. Sikoze hari ubutayu urimo. Wavuge neza cyane ngo amen. Hari ubutayu urimo, uri kubura amazi, hari aho uri kugera ukabura amazi. Ako uyu munsi Imana irazana ikintu gishya muri ubwo butayu urimo, asigaye iharura iki inzira mu izina rya Yesu. Uyu munsi Imana iraharura inzira mu bucuruzi. Uyu munsi Imana haleluya iraharura inzira kuri ako gataro wikoreye. Uyu munsi Imana iraharura inzira kuko urara wabuze amahoro. Uyu munsi Imana iraharura inzira kandi izana ikintu gishya ku buzima bwawe. Hari n'abamarayika bashya irazana ku buzima bwawe. Wakugereza cyane wabe. Amen. Haleluya haleluya. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ari ikintu Imana gishirazana irakibirindura, asigaye ikora iki icyicare hejuru, asigaye Satani afate ku mwaka. Satani akora iki afate ku mwaka. Haleluya. Wavuge neza cyane ngo amen. Uyu munsi ari ikintu Imana gishya iri bukore ku buzima bwawe. Nubwo abantu bakwanze, nubwo imiryango yagutereranye, nubwo iki cyose cyakwanze kikagutererana, nubwo abarozi bashaka kukuroga, nubwo ari benshi ariko bashaka batagushaka ibyiza, nubwo ari benshi bashaka kuseba, ariko uyu munsi Imana irazana ikintu gishya. Uko tugiye kuvuga ngo Imana ibarimbure, nawe imanutse nawe yakurimbura. Sigose ntabwo tugiye kuvuga ngo ibarimbure, ahubwo tugiye kuvuga ngo Imana ize ari icya ku buzima bwawe, iza n'ibintu bishya ku buzima bwawe. Wavuge neza cyane ngo amen. Ari ntabwo tugiye kuvuga ngo irimbura abarozi, irimbura abapfumu, ntabwo ari byo tugiye kuvuga, ahubwo tugiye kuvuga ngo Imana iza n'ibintu bishya ku buzima bwawe, aho ibakura mu buzima bwawe ariko ntibarimbure. Kuko abantu benshi basigaye basenga Imana ngo irimbure. Sigose basigaye basenga ngo irimbure abarozi, ngo irimbure abanyeshyari. Kuko Imana imanutse akakanya ikavuga ngo ngiye kubarimbura. Sigose mbanza nta muntu hano wasiga, nta muntu wasiga kuko abanyeshyari ni benshi. Yego ni byose. Yego Imana ishimwe cyane. Urakoze Uwiteka, mvuze neza ijambo ryawe. Rero nuzi uko rutegeke ureme ibintu bishya ku buzima bwa buri muntu wese uri kundeba. Haleluya. Isaha ureme ibintu bishya. Nibyo mwumva neza Uwite nicyo gukundira. Isaha nureme ibintu bishya, ndabisubiramo kuko ushobora byose, kandi uri hejuru y'abami ndetse n'abatware, kandi uri hejuru y'imbaraga z'abadayimoni, uri hejuru y'imbaraga z'abapfumu. Today ndizera neza kuri bureme ibintu bishya mu izina ryawe Uwiteka. Imana ifite imbaraga. Ndizera neza ko ari byinshi byari biriho, ariko ndizera neza ko uyu munsi ugiye kubidisimbutsa. Haleluya. Imana ishimwe ni ku Uwiteka. Urakoze. Uri mwiza cyane no bavuseda cyane ngo umuririmbyi yaravuze ngo ubwiza bwawe ngo bwagereranywa n'iki ngo nacyo. Haleluya. Ngo ndetse ngo ikuzimu ngo bugerayo. Imana ishimwe. Rero nasenze cyane ngo ubwiza bwawe ineza yawe isahita umurikire kuko ushobora byose. Ndavugana nawe uri kuri kamera uri kundeba aho uherereye hose, waba uherereye hanze, waba uherereye mu Rwanda. Isa ndakubwira ngo ubwiza bw'Imana bukumurikire. Inyenyeri y'Imana yongere kugereho ntabwo ikumurikire. Hari igihe inyenyeri yawe yaba yaratakaye, hari igihe inyenyeri yawe yose yaba yaravuyeho, ako nasenze ngo ineza y'Imana, imbaraga z'Imana, inyenyeri y'Imana yongere kumurikire ubuzima bwawe. Hari igihe wanagaga incundura nurobe, ariko ndizera neza bw'izina rya Yesu kisanga ugiye kunaga incundura ukaroba uko ari neza y'Imana ibivuze. Kandi ngo niyo mpamvu ngusengeye ngo uzukore ngo uzurobe uze data elasti for the cost wash. Nibyo rero urakoze ko mba gusenga. Amen amen. Imana ishimwe nuko Kinywa usenze isengesho rikomeye. Umuntu ufite kwizera kandi biraremwe cyane da, biraremwe. Biri buremwe nanjye ndi kumva biri buremwe. Biri buremwe mu izina rya Yesu. Hari umuntu ukubonye kuri kamera nonaha atavuga ati cyampuza n'uyu mwana akansengera. Cyane cyane ko abana ni ba bantu n'ubundi batajya bapfa kuvangirwa kuko nta marangamutima yandi baba bakagize. Icya kabiri wavuze ko hanura bigasohora. Nanjye ndi mu babihamye. Ndi mu babihamye babizi neza yuko uzagaka ibi bintu nabirose. Nabirose. Urose gute? Nabirose gutyo uri kugoresha gutyo. Nukuri nabirose. Zirasohoye rero. Ariko umwuka w'Imana ari kuri wowe. Umwuka w'Imana ari kuri wowe.
hari umuntu rero uhise akubona agahita avuga ati uyu mwana uwampuza nawe akansengera, yaguhamagara ku iyihe nimero? kuri nimero se barayibona hasi, nze kwipiningaho barayibona hasi, cyangwa mvuge iya mama wawe? wayivuze se yivuga ntariwe. 078 11 3 gatandatu sorry 3 20 nibyo 078 11 6 3 20. ndaza no kuyipiningaho baraza kuba bayibona neza cyane. turagushimiye, Imana y'amahoro iguhe umugisha, nibyo kandi imbaraga n'amavuta bikomeze kuba kuri wowe mu izina rya Yesu. ndabishimiye cyane. Amen. Nawe mukunzi wacu wari ukurikiye ikiganiro cyacu, turagushimiye kandi tukwifurije amahoro n'imigisha iva ku Mana Data twese. Niba ari ubwa mbere ubonye ibiganiro byacu, reka tukurarikire gukora subscribe kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye tugenera abagenerwabikorwa bacu ba buri munsi. Niba kandi ikiganiro wagikunze, nyamuneka kanda like ndetse na share kugira ngo dufashe kwamamaza ubwami bw'Imana. Niba hari inyunganizi cyangwa ibitekerezo, reka tuze guhurira muri comment, tubwire uko ubibona, uko ubyumva n'uko ubitekereza, kugira ngo turusheho kugenda twagura ubwami bw'Imana. Ibindi biganiro byo nakagaruka. Shalom, shalom.